ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Bakunzi bacu, bakunzi ba God's Kingdom TVR, wongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi nabwo nifuje ko tuganira, ariko tukaza kuganira ku nyigisho, duhere ku nyigisho ziba zatanzwe n'abigisha ba Islamu bake. Uyu munsi nifuje ko tuza kuganira ku ngingo cyangwa se ku kiganiro cyakozwe na Basege hanyuma na Sheikh Sindayigaya. Hari mu giterane mbwirwaruhame nk'uko mubibona kuri screen zanyu. Haranditse ngo igiterane mbwirwaruhame cyaberaga mu Biryogo ahahoze isoko igice cya kabiri. Narimo ndeba kuri internet nyine nza kukigeraho, ndakibona mbona aho bari batumiye abapasiteri kugira ngo bakore debate muri icyo giterane. Ndibwira ko intego yari ukugaragaza inyigisho nziza cyangwa se mbi cyangwa se ibinyoma byigishwa kuri buri ruhande. Rero uyu munsi nifuje ko ari cyo gice tuza kuvuganaho. Ngira ngo hano abapasiteri bari babasabye gukora igereranya hagati ya Muhammadi na Yesu, hanyuma ubundi tuze kwirebera uko biza kugenda. Reka nze nshyiremo nyine icyo kiganiro, muri hangara nshobora kuza kugeraho ngera ngataruka kugira ngo tubashe kwihuta, ariko ni byiza ko buri wese anirorera ko iyo debate yagenze. Murakoze. Barandebera ubwo na mirongo itatu n'irindwi turutwika turarwandurana. murakoze cyane. Ntabwo nzi kuvuga mu Cyarabu ko musuhuzanya, mwihangane. Ubwo abakristo bari hano, Yesu ashimwe cyane. Ariko ngira ngo mu Cyarabu, ni Icyarabu bavuga ngo wasalamu alaykum, nibyo Rubangisa? Okay, ngira ngo ngiye gusobanura. Ikibazo kirabaza ngo Yesu ni muntu ki cyangwa Yesu ninde? Icyiza ni uko n'abisilamu bari hano nta n'iminota bamara badasomye Bibiliya batavuze Yesu. Sinzi n'impamvu batajya bavuga kuri Muhammad kandi ari we bizera. Uyu munsi turashaka ko muhamya Muhammad mumusoma mu gitabo cye cya Qur'an. Wabambura Bibiliya n'ibyo bavuga byabura, kandi birimo byinshi ntibabyemera, ariko bagiye kuvuga niyo bavuga. Kamvuge rero Yesu, kamuvugeho uwo ari we. Icya mbere ni umwana w'Imana, icya kabiri ni umucunguzi, icya kabiri ni intumwa, icya gatatu ni byose. Mwanyumvise? Yego. Urimo ndumva hano harimo abantu bavuvuma ngo niko bimeze. Ubwo uri buze akabihanaguraho araza kubimbwira. Tugiye gusoma uburyo Yesu yaje. Tugiye gusoma Matayo igice cya mbere umurongo wa 20. Twihuta, ndakoresha iminota 10. Bora banga dakika 10 ziwedeyo ukore boti, hanyuma mugenzi wanjye araza gukoresha iminota 20. Dufite iminota 30 hano. Tugiye gusoma Matayo igice cya mbere umurongo wa 20. Twagahereye hejuru ariko kaduhera aho ngaho. Turebe uburyo Yesu uburyo yaje ku isi. Twagiye igice cya mbere umurongo wa 20. avuga ngo akibitekereza Uwo ninde? Komeza ntacyo ndamuvuga. marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yego. Yosefu mwene Dawidi, Aha. mwitinya Aha. kurongora umugeni wawe Mariya, Yego. kuko imbuto imurimo ari ari iy'umwuka wera. umwuka wera. Nanze guturuka hejuru ko nta minota dufite.
ni Mariya nyina wa Yesu watwite Yesu, yaratumwe na marayika Gaburiyeli ari mesaje ahawe n'Imana. Munkurikire neza, yari yarabengutswe na Yozefu. Yozefu ashaka kumubenga kuko asanze umugore atwite, Mariya atwite. Nuko marayika araza abwira Yozefu ati witinya, imbuto iri mu mugore wawe ni iy'Umwuka Wera, ntabwo yayitewe n'undi muntu uwo ari we wese wari ku isi. Yesu ni Umwuka Wera. Murumva nabyo ko biri bubacange? Abaye umwuka, yavutse mu buryo butangaje. Ntabwo ndi mu buryo bimenyetso byabaye, nidufata undi munsi tuzabibereka. Yesu umunsi yavutseho wonyine habaye ibitangaza bikomeye. Twagiye, ugiye kunsomera Yohana. Reka nkwereke noneho abahanuzi ako nkavuyeho uburyo yaje kuvuka, arakura, aba mu isi, arapfa, arazuka, uba ari mu ijuru. Impamvu rero tumwizera, abahanuzi bamuvuzeho. Tugiye gusoma Gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo wa 18 ugere kwa 20 wihuta. Ese koko Yesu yari yaravuzweho kazaza? Ibi tugiye kuvuga Gutegeka kwa kabiri ni igitabo cyanditswe na Mose kera mu myaka ya kera. Amaze kumwandikaho tuza kumubonaza, tumubona n'abantu bamuburanaho cyane batari kuyu muntu nimba. N'ibihamya byerekana ko yari Yesu yari yaravuzweho. Umuhanuzi wese utarahanuweho aba atari we. Turi bubone umuntu wahanuye Muhammad hano. Ninde wamuvuzeho mbere y'uko abaho? Twagiye Gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo wa 18. haravuga ngo Yego. nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe Yego. ukomotse muri bene wabo, Uzakomoka muri bene wabo, abo bari Abisirayeli. Aha. nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, Nzashyira amagambo mu kanwa ke. ajya ababwira ibyo bategetse Uwo ni byose. Mose yabwiraga bene wabo, kandi azababwira ibyo bategeka byose. Ibyo bintu koko byarasohoye, byasohoye. Tugiye kubireba muri Yohana. Ego, ubihakana araza kugira. Tugiye kubireba muri Yohana, cyangwa basome Luka 1 umurongo wa 26. Ndashaka ko ufanye bakunzi bacu abakurikiye ikiganiro, babyumvise ko hari abavugiramo bavuga ko icyo ngicyo akishe, aho avuga ko Yesu yahanuwe mu gihe cya Mose mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo wa 15 ndetse n'uwa 18. Hanyuma nyine kubera ko abayisilamu bemera ko batekereza ko uwahanurwaga aho ngaho ari Muhammad atari Yesu, niyo mpamvu wumva bavuga ko icyo ngicyo agize gute akishe. Reka dukomeze twumve. 20 nidushaka n'undi abafite Bibiliya kugira ngo twihute. 1:26. haravuga ngo Yego. ukwezi kwa gatandatu Yego. marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya Nayisubiyeho gatoya. Yego. ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yozefu. Nendaga ngo numvishe bari abagigima, ndavuga ndikazane message yo navugaga mbere, mwumve ko ibyo navugaga ari byo. Marayika Gaburiyeli yatumwe mu gihugu ku mwari wari warasabwe, nari nabivuze. Aha, komeza. ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwa Yozefu Yego. wo mu nzu ya Dawidi. izina ry'uwo mwari ni Mariya. Yego. amusanga aho yari ari, aramubwira ati ni amahoro uhiriwe, Aha. umwami Imana iri kumwe nawe. Yasuhuzanya mukunda cyane, yarabwiye ngo ni amahoro uhiriwe. Twagiye. Akomeza. Yego. ariko we ahagarika umutima n'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Aha. Marayika aramubwira ati Yego. witinya Mariya, ugiriwe k'umwana, Aha. kandi dore uzasama inda, Aha. uzabyara umuhungu, Aha. uzamwite Yesu. Uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Ngira ngo turimo gusobanura Yesu uwo ari we n'uburyo yavutsemo. Ngaho soma Yohana 12 umurongo wa 44 vuba vuba. Turenda kureba ibyo twasomye mu Gutegeka Mose yavugaga byarasohoye muri Luka, noneho hashize imyaka myinshi cyane, irenga nka 500. Yohana 12 44. Yego. Yesu aravuga cyane ati Aha. ukwizera asigara yizeye, Aha. ahubwo aba yizeye iwanyu. Aha ngaha none harimo kuvuga
komeza hepfo, komeza hepfo. Ndabona bavuga ubu barashaka kwerekana yuko Yesu udakwiye kumwizera, ahubwo ukwiye kwizera uwamutumye. Nabyo turabigeraho n'impamvu byavuzwe gutyo, kandi nabyo ntacyo bitwaye. Turaza gushaka Muhamadi nawe avuga ati nimunyizere, ahubwo baraza kwirefara kukuye kwizera, kandi turasanga ari Yesu. Turaza kubisoma muri Kurani hariya twagiye. n'umbonye Umubonye nabyo mubyumve, ababonye uwantumye nimugarukire kuri kariya ko hejuru, ahubwo ubonye Yesu aba abonye uwamutumye. Komeza. yaje mu isi ni umucyo Yaje mu isi ari umucyo kugira ngo umwizera wese kugira ngo umwizera wese, ntabwo ari uwizera Yeruya gusa, oya, uwizera Yesu ataguma mu mwijima. ataguma mu mwijima. Ni ukuvuga ngo utizera Yesu umva muri mwicuraburindi. Turimo kugendana twagiye. Ariko umuntu yumva amagambo yanjye ntayitondere, umuntu wumva amagambo ye arimo kwivuga ntayitondere, sinjye umuciriyeho iteka, ntabwo ari byo umuciriyeho iteka. kuko ntazanye no gucira abari mu isi Kuko iteka, ntabwo yaje guciraho abari isi iteka. Soma. ahubwo naje bakiza. Noneho abahakana yuko Yesu iyo mbaraga mushaka kuyimwambura, tugiye gusoma Yohana 11:25. Iminota 10 yashize. Aravuga ngo Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo. We arimo kwivuga noneho. Abisilamu mwitonde kuri kano kantu, nako muraza kugasobanura. Uyu niwe uvuga ninjye kuzuka n'ubugingo. Ubwo aravuga undi, we none hagiye kwivuga. Umwizera naho yaba yapfuye, umwizera naho yaba yapfuye azabaho. Turimo kugendana kubera yuko yanazuye. Yesu yazuye, umugezi wageraza kubivuga. Araza kuvuga ku gasije kavuga ngo turimo kugereranya Muhamadi na Yesu. Ubundi ninde ukwiye kwizera? Ubundi ninde ujyana abantu mu ijuru? Ninde ubajyana muri jyana? Jyana nta nubwo zahariho, ubwo nimwe mubizi. Ejo twanize ko hari n'abatazajyayo. Ariko ninde wenda muyobozi w'iyi si muri iki gihe mu buryo bwa mwuka? Reka ngira ngo ne kubitindaho cyane, reka mugenzi wanjye aze ibisigaye arabyongeraho. Ariko ndakwerekana Yesu uburyo yaje, n'uwo ari we, n'icyamuzanye, ko atanga n'ubugingo. Iminota yari isigaye reka nyimuhe asobanure itandukaniro riri hagati ya Yesu na Muhamadi, uburyo bitanagereranywa, uburyo ubuse navuga ngo iki. Muhamadi ni umuntu nkatwe nk'uko mutubona hano, wenda wubashye Imana, ni amakuru tumufiteho kuko Bibiliya ntabwo imuvugaho. Niyo mpamvu dushaka ngo abari bumusobanure bamusobanurire muri Kurani neza, kuko muri Bibiliya ntabwo Muhamadi abamo, ntawubamo, kandi muri Kurani Yesu abamo. Ubwo rero ibyiza ni uko bavuga Muhamadi bamuvugira mu gitabo cye icy'ubwe, akoreremo ibitangaza, azuriremo abantu, anizererwemo, turebe n'uburyo yaje. Byangokoze se dufite mikoro nkeya, ngira ngo imwe irabonetse. Imirongo myinshi nyisize, ariko ntacyo turaza kwisubiriza mu bibazo. I want again to thank the Almighty God. Yongeye gushimira Imana nanone. Okay. Habayeho ubusabe yuko abantu bakoresha ururimi rw'Ikigande. Nta kibazo nabwo yarukoresha. Ikibazo kiri hano nonaha ubu gihari kiravuga ngo mikoro zigenze gute? Barimo kwibuka. Komeza. Continue. Okay. Iminota ariko muyikature kandi yatumvikana, kandi mikoro hari itariho. Urashaka ngo bigende gute? Ngenda asobanura, ntabwo ari njye wigisha. Mikoro zitangiye kwivanga, ariko ntacyo kugira ngo tudata umwanya.
turimo kureba itandukaniro riri hagati ya Muhamadi na Yesu. Nicyo kibazo kiri hano. Kuva aho twagereye hano ejo, nta kintu na kimwe bigeze basoma muri Kurani Muhamadi yakoze. Niyo mpamvu nabo bakunda Yesu kandi baramukunda. Noneho Muhamadi ninde? Yesu we ni iki? Babonye yuko muvandimwe aravuze ngo Yesu niwe mucunguzi w'isi yose. We byazi kuri Muhamadi ngibi. Sura Tazabu, tugiye gusoma Kurani, tugiye kuvuga uburyo Muhamadi wari we. Muhamadi icyo amuziho nuko yari umusambanyi. Mikoro muyishyire hejuru cyane yumvikana. Ikintu yakoze gitandukanye gikomeye. Ngo yari umusambanyi ukomeye cyane. Soma 33 igice cya 50 niba mugita igice. Nibya Kurani Abasilamu musome. Niba mudashaka gusoma mubizane tubisome. Icyo nicyo gikorwa cya mbere yakoze. Bakunzi bacu ndagira ngo mvuge ku kantu gatoya uyu mugabo urimo kuvuga mu rugande yavuzeho, avuga ko abayisilamu bakunda Yesu. Iki ntabwo ari cyo, ntabwo ari ukuri, ni ukukibeshyaho, ntabwo ari ukuri. Kubera iki? Sinzi mo hano ku bayisilamu ukwiriye kwibaza igituma uvuga ko ukunda Muhamadi ni uko wemera ibyo yavuze, ukemera inyigisho ze, hanyuma ukaza kuzigenderaho. Ikindi cya kabiri ni uko mu kubaha iyo ukunda umuntu uramwubaha, ukubaha umubyeyi we, ukubaha abo bavukana, ukagira gute, ukubaha abamukunda, ukabakunda nawe. Ngira ngo iki ngiki umuyisilamu aramutse akivuze, sinzi, ntabwo Korani ibemerera gusuhuza abakristu. Nako ndavuga sura, muri suna, ntabwo Korani ibemerera ko bashobora kuba inshuti n'abakristu n'abayahudi. Ndetse nuza Muhamadi ubwe yabwiye abisilamu ko nibaramuka banahuye n'abakristu batemerewe kubasuhuza, ko ahubwo bagomba gutegereza ko abakristu aribo babasuhuza, kandi ngo bagakora ku buryo babasunikira muri rigori. Ibyo ni ikintu kimwe rero tutavuga ngo mu by'ukuri ngo abayisilamu bakunda Yesu. Iyo bakunda Yesu bagombye gukunda n'abakunda Yesu. Ikindi cya kabiri, ntabwo ushobora kuvuga ko ukunda umuntu cyangwa se umwizera nurangiza ngo ibyo yigishije unyuranye nabyo. Ushobora kwibaza utese gute abayisilamu banyuranya cyangwa se Muhamadi anyuranye n'ibyo Yesu yigishije. Ku bayisilamu ndagira ngo mbabwire neza yuko niba Yesu yaravuze akavuga ngo ukunde mugenzi wawe, akavuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, hanyuma ikindi cya kabiri akavuga ngo ukunde n'abanzi bawe, ndetse ngo nibaramuka bashonje ubagaburire. Hanyuma kwa Muhamadi we bikaba ari uko niba ari uguhemukiye ugomba ko umwanzi wawe ni ukumwica, uko yagarutse ku ijambo rivuga ngo A pour A, ijisho rihorerwa irindi, hanyuma n'iryinyo rihorerwe irindi.
ngira ngo turamutse dusomye aya ni amagambo ya Muhammadi. Murabona ko hano bavuga ngo Abu Huraira reported that the prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, do not give the people of the book the greeting first. Force them to the narrowest part of the road. Ni ukuvuga hano yarababwiye ngo ntabwo yabujije abayisilamu gusuhuza abayahudi n'abakristo. Ngira ngo mu biganiro, niba warakurikiranye ibiganiro byacu, warabibonye ko people of the book iyo basobanura muri korowani bavuga ko ari abayahudi. Ngira ngo dukoze hano search ho gatoya, reka nandikemo christians, niho biza koroha kuza byihuse. Nitureba twanditsemo hano muri korowani tukandikamo christians, tugasacinga, turaza kubona batwereka ko people of the book, Muhammad akoresha ayo magambo, icyo yabaga ashatse kuvuga ni uko yabaga avuze abayahudi n'abakristo. So ntabwo rero wavuga yuko Muhammadi cyangwa se abayisilamu bakunda abakristo cyangwa se bakunda kristo, nibarangiza ngo babwire abitirirwa kristo, babwire abayisilamu ko bagomba kumaritireta cyangwa se kurenganya abakunda kristo bandi nabo. Icyo nibwira ko cyaba atari ukuri. Murabona ko hano baravuga ngo verily those who believe and those who are Jews and Christians and Sabians, whoever believes in Allah and the last day and do righteous good deeds shall have their reward with their Lord. On them shall be no fear, nor shall they grieve. Neither those who disbelieve among the people of the scripture, Jews and Christians, nor al-mushrikun, disbelievers in the oneness of Allah. Aha murabona ko hano aba people of the book cyangwa se people of the scripture, turamutse duhinduye kozi translation, turabona ko bakoreshwa people of the scripture cyangwa se people of the book. Iyo ukomeje urabibona hasi bigarukamo kenshi. Aha murabona ko hano handitse ngo and they say none shall enter paradise unless he be a Jew or a Christian. Ngira ngo iki ngiki nacyo murakibona ko ari ikinyoma kiri muri Korowani. Ngo these are their own desires. Say, oh Muhammad, produce your proof if you are truthful. Iki ngiki nacyo Muhammad yakunze kukigarukaho cyane muri Korowani, asaba abakristo n'abayahudi kugaragaza ibimenyetso, nyamara nawe ubwe babimusabye ntabyo yigeze atanga. Gusa ibi niba hari uwasomye yaba yarabonye ko ibyo bavuze, ibi by'abakristo bavuga, ibimenyetso byabyo bigiye bihari. Hanyuma reka nigarukiremo hano. Twabibonye ko rero icyo nashaka kuvugamo hariya ni ukugira ngo ngaragaze yuko people of the book ni abakristo n'abayahudi. Iyi ni indi hadisi bivuga. Hano navuga ngo do not greet the Jews and the Christians before they greet you. And when you meet any one of them on the road, force him to go to the narrowest part of it. Ni ukuvuga hano ntibemerewe, yarababwiye ngo ntimugasuhuze abayahudi n'abakristo mbere yuko babasuhuza, ngo ahubwo igihe cyose muhuye nabo mujye mubasunikira hirya muri rigore hamwe hagenda imyanda. Murabibona ko iyi ni hadith Sahih Muslim 21:67. Ibi ngibi ushobora gukomeza wabibona ko babigarukaho henshi, ni hadisi nyinshi zibivuga. So kuvuga rero yuko abayahudi bakunda Yesu ntabwo ari byo. Tugiye kureba yenda indi mfasha urugero. Niba koko abayisilamu bakunda Yesu, wakwibaza ngo kuki badakurikiza inyigisho za Yesu. Ushobora kwibaza ngo ariko inyigisho za Yesu badakurikiza ni izihe? Reka nguhe urugero. Yesu
yaravuze ngo, avuga ku mategeko y'Imana, yaravuze ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubutunzi bwawe n'ibindi 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 n'ibindi. Aravuga ngo kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ahangaha Yesu ntabwo yigeze avuga ku gukunda abantu muhuje ukwemera, ahubwo yavuze gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, nta kurobanura guhari. Ukundisha Uwiteka, ukundishe Uwiteka. Reka turebe ninandikamo gutya, sorry, nanditse ukundisha, kwandika ukundishe. Imyihanganiro gatoya. Ukundishe Uwiteka. Okay, reka nkoremo hano. Murabona nidufata Matayo igice cya 22 umurongo wa 37 harabitwereka. Sorry, ndumva hano bigaragara. Hano Yesu wavugaga ngo, nawe aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Ntacyo, reka ngende njye gushaka aya magambo yose muri iki gice cya 22. Twabonye ko ari muri Matayo 22 ku murongo wa kangahe reka duhere hano ku murongo wa 34, aho batubwira ngo itegeko rirusha ayandi gukomera. Murabibona ko baduha referanse ko aya magambo anagaragara muri Mariko igice cya 12 umurongo wa 28 kugera ku 34, akongera akagaragara muri Luka igice cya 10 umurongo wa 25 kugera ku 28. Ahangaha mubona ko muri Bibiliya batanga references z'inyigisho cyangwa se ibintu biba byaravuzwe mu bindi bitabo, ariko ibitabo bya Bibiliya. Hanyuma hano Yesu barimo bavuga ku nkuru ya Yesu avugana n'abafarisayo. Hano murabona ko havuga ngo, ariko abafarisayo bumvise yuko yatsinze abasadukayo bakananirwa kumusubiza, bateranira hamwe. Umwe muri bo w'umwigishamategeko, uyu mwigishamategeko ni ku Bayisilamu ni umumenyi ubwo w'idini cyangwa se scholar, amubaza amugerageza ati mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Nawe aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. N'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuririramo. Ahangaha murabibona yuko rero Yesu yatubwiye twebwe gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Ntabwo ari ukurobanura abo musenga, nasi ukurobanura abo muhuje imyemerere, ahubwo ni ugukunda umuntu uwo ari we wese utitaye ku myemerere yiwe. Ariko turamutse tugiye muri Korowani, hano batubwira ngo, reka nandikemo wenda ijambo friends, nandikemo Christians, reka ndebe ko ibi ngibi biza kuboneka vuba vuba. Okay, murabona ko hano muri Korowani igice cya 3 sura ya 3 aya 118 iravuga ngo, all you who believe, yemwe bemera Imana, ntimukagire gute, ntimugafate nk'inshuti those outside your religion. Murabibona hano, ariko ntacyo, reka yenda nshakishe muri Korowani y'Ikinyarwanda, ndibwira ko hano binyorohera kuyibona, bisome muri Kinyarwanda. Mwihanganeho gatoya, nari nabandi gushakisha y'Icyongereza, ariko ndibwira ko na hano ibi nabyo dushobora kubishakisha tukaza kubibona mu Kinyarwanda, nubwo mbona network irimo dutinza. Hano twabonye ko ni sura ya 3 aya 118, ndetse iriya mirongo igenda igarukwaho. Reka hano nkore zoom
zoom, ninkora zoom hano, okay, ndumva hano ni sawa. Murabona ko iyi iravuga ngo yemwe abemeye ntimukagire inshuti magara abatari muri mwe, kuko badahwema kubagirira inabi banabifuriza ibibi. Rwose urwango rwagaragaye mu mvugo zabo, kandi ibyo bituza byabo bihishe ibituza byabo bihishe nibyo bikomeye. Mu by'ukuri twabasobanuriye ibimenyetso, niba koko mufite ubwenge butekereza. Murabona ko hano nyine korowani Muhammad yabujije abayisilamu kuba baba inshuti z'abandi bantu, ngo abapagani, abayahudi, noneho n'abakristu ngo n'indyarya. Iyi mirongo igarukwaho henshi. Murabona ko tugiye muri sura ya gatanu, tugiye muri sura ya gatanu, aya ya 51, sura ya gatanu aya ya 51, sura ya gatanu aya ya 51. Turebe iki tubwira. Murabona ko hano iratubwira ngo yemwe abemeye, ngibi noneho bana bigaragaje mu kinyarwanda, yemwe abemeye ntimukagire abayahudi n'abanaswara inshuti zabo. Ngira ngo kuba nteze amatwi wibaze kubera ikiri jambo hakoresha abanaswara ntihakoreshe abakristo. Muri translation murabona ko bavuze abanaswara. Ese abagerageje gusobanura mu kinyarwanda bari bananiwe kuvuga ko ari abakristo, ariko hari impamvu yo kubihisha, kubera yuko biramutse byanditswemo gutya n'ubundi bakagaragaza ko ari abakristo, birumvikana ko ku ruhande rumwe bituma bashobora kwisanga bagonganye n'amategeko y'igihugu. Ariko ntacyo, reka tubifate gutya: ntimukagire abayahudi n'abanaswara inshuti zanyu, mubabitsa amabanga yanyu. Murabona ibi bayishyizemo mu dukubo, sibyo? Ariko ubundi ntabwo biri muri korani y'icyarabu ngo bamwe ari inshuti z'abandi. Mu yandi magambo ko abayahudi n'abakristo ni inshuti zabo. Niyo mpamvu rero abayisilamu hano babujijwe kuba inshuti z'abakristo n'abayahudi. Ngo kandi uzabagira inshuti muri mwe, uwo azaba abaye umwe muri bo. Mu by'ukuri Allah ntayobora abantu b'inkozi z'ibibi. Murabona ko hano no gukunda abakristo, kubagira inshuti, hano uba ubaye inkozi y'ibibi. Rero iyi ni mirongo igarukwaho. Ubu nuko nagerageje gufata mikeya, nanditsemo hano kuri Yesu atubwira no ku banzi bacu. Dore icyo avuga. Ibi ndagira ngo buri wese ashobora kuza kubigereranya. Yesu aravuga ngo mukunde abanzi banyu. Urumva, turamutse turebye hano, murabona ko Yesu hano yarimo yigisha, ni muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 44. Hano haravuga ngo ariko jyeweho ndababwira nti mukunda abanzi banyu, musabire ababarenganya. Ntacyo, reka njyeyo nze gufata aya magambo. Tujye mu gice cya 5, ndumva twabonye ko ari ku murongo wa 44. Igice cya 5 umurongo wa 44 tugiye kukireba cyose, tuyasome. Mwihanganeho gatoya, ndabona network irimo kuntenguha igatinda, cyangwa se nkoreshe ubundi buryo bwo gushakisha. Ko ndabona hano network ya ntengushye iratinda. Reka ndebe ko ushobora kuza hano bigakunda. Okay, ndabona ibi byose byatinze. Ntacyo, reka ngaruke inyuma tuze kureba n'indi mirongo yose twabonye, cyangwa se reka ngerageze kuyasoma nkoresheje Bibiliya mfite muri telefone. Ngira ngo buri wese ashobora kuzashaka umwanya nawe akaba ayo magambo yayasoma. Twabonye ko ni muri Matayo igice cya 5. Okay, ndabona bije noneho. Twari twahereye ku murongo wa 44 niba nibuka neza.
murabona hano inyigisho ya Yesu uko ivuga, nimukunde ababanga. Uyu ni Yesu wabivuze, twongera kunabibona kandi muri Luka igice cya 6 umurongo wa 32 kugera ku wa 36. Hanyuma murabona uko inyigisho ya Yesu uko imeze. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe, wange umwanzi wawe. Ariko jyeweho ndababwira nti, mukunda abanzi banyu, musabira ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru. Kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Nimukunda ababakunda gusa, muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikoro nabo ntibagira batyo? Nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi bo barusha iki? Mbese abapagani nabo ntibagira batyo? Namwe mube mukiranutse nk'uko So wo mu ijuru akiranuka. Mu yandi magambo hano Yesu aratubwira ko gukiranuka kw'Imana, kimwe mu biranga gukiranuka kw'Imana, ni uko ikunda n'abanyabyaha. So akatubwira neza yuko tugomba kwigira kuri Data wo mu ijuru ari we Mana, akatubwira ko ari we ukwiriye kuba urugero, bityo bikaduha inshingano yo gukunda n'abanzi bacu. Inshuti mwene data bakurikiye iki kiganiro, ndagushimira uyu mwanya wafashe. Ndagira ngo nsoze nkwibutsa ko Yesu niwe nzira, niwe kuri n'ubugingo, niwe wenyine shusho y'Imana itagaragara, niwe utwereka mu by'ukuri inzira nyakuri yo gukurikira Imana. Kuvuga ko abayisilamu bakunda Yesu ntabwo ari ukuri. Ubu ngubu ntabwo ndamutse nkubeshye ngo nkunda Muhammad kandi ntakurikira inyigisho ze, ntemera ko ibyo yavuze ari ukuri, naba ngiye kubeshya. Rero ni nacyo kimwe cyo kuvuga ko abayisilamu bakunda Yesu ntabwo ari ukuri. Kumukunda ni ukuvuga iki? Kumwizera bivuze iki? Utizera ibyo yigishije. Yesu yatubwiye gukunda abanzi bacu, nukunda mugenzi wawe ni ikimenyetso cy'uko wasobanukiwe Imana. Nukunda ukwanga ni ikimenyetso cy'uko wamenye yuko Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Ntabwo ireba ngo abayizera, yigiye kuvuba imvura, ihereza imvura abantu bose, abayizera n'abatayizera. Icyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza gukiranuka kw'Imana. Unyuranye nabyo rero ntabwo abahuje na Kristo. Ndabashimira ko mwakomeje kubana natwe. Imana ikomeze kubagira neza. Naho ubutaha nsoza mvuga ngo rwose kanda subscribe, kanda kuri like ku biganiro byacu, hanyuma ukore share, nibinakunda ukore download, wongere upostinge kugira ngo inyigisho zikubiyemo zigere kuri benshi. Naho ubutaha, Imana ibahe umugisha. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.